mu madini njye numva habaho uburyo bwo guterekera abazimu bahandi. Amagane yagombye kuba avugwa muri Bibiliya, ariko muri Bibiliya kuriya kuntu abarokore biyiriza ngo siko kwiyiriza Bibiliya ivuga. Umva abantu bavuga bati Imana ya Aburahamu, Imana ya Dawidi, Imana ya bla 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 bla, uzadukorera ibi n'ibi n'ibi. Nibaza nti aba bantu bari kuvuga ibi bintu barabizi ko bari guterekera abazimu bahandi. Hanyuma ku isi useka no kubera iyo introduction manje gukora nunjijishe menya ko hari ibitabo ndarikunda cyane kuko kubera ko uvuga ko ndimo no kukubeshya kuko mbona uhengamira cyane ku bintu by'amadini. Kandi hano mbashaka kuganiriza nk'umunyarwanda kugira ngo nyine tuganire nk'abanyarwanda, wenda nubwo wemera Imana izo z'abazungu nta kibazo. Ntabwo nemera Imana z'abazungu, nemera Imana y'ijuru n'isi, umuremyi wa byose, isumba byose, tuyaharengeyeho mu ijuru. Ni y'u Rwanda se. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje mwese abadukurikiye, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Njye nitwa Emmanuel Nshimiyimana, nkaba ngiye gukora n'ikiganiro n'umugabo w'umuvugabutumwa witwa Kwizera Valens, ariko akaba azwi ku kazina kitwa Ziratonoma, ariko ziraziritse. Nkuko mumureba kuri screen murabona ko ari umugabo umeze neza cyane, kandi ari umuvugabutumwa koko utajya ugira isoni zo kubihamya. Reka rero mbanze musuhuze kuko ajya nshinja ko najya musuhuza. Ndagusuhuje rero. Ndakwikirije rero, akoze cyane. Dusuhuje n'abadukurikiye bose. Hanyuma ku isi useka no kubera iyo introduction manje gukora ngo njya gushinja kutansuhuza. Jya unsuhuza nyine n'abandi badukurikiye tubasuhuze bose. Wowe impamvu nuko warambwiye ngo njyewe igihe cyose ngo mbameze neza n'ibiki, ariko inyuma ya kamera rigiye numva ufite amaganya. Ariko kuri kamera ukavuga uti nta maganya njya ngira w'imbeshya. Amaganya se byagenze gute? Ubwo tuvuga ko umeze neza. Ese neza. Reka da umwami Yesu nkunda ndamahoro. Mu mufuka se. Mufuka se habaze niho njyewe uribaza agiye mu mufuka habaze n'ukeneye. Nyine mu mufuka iyo umuntu afite mu mufuka nibwo aba ameze neza. Se kuryo mufuka ameze neza, no mifuka dore hano reba hano harabyimbye. Okay. Byiza cyane. Ubwo ngubwo niba utari kugenda muri ya gahunda yo kurya rimwe ku munsi, kubwa hari waba umeze neza kurusha abandi bose. Munsi nabyo byiza ubundi ariko buri. Nubwo nibyo byiza, ibyo byo ku mugoroba bitera ibibazo ku mubiri. Numvishe umuntu avuga ngo bya bindi bitwita fasting mu Cyongereza, fasting prayers, bimwe by'amasengesho yo kwiyiriza. Numvishe arimo kuvuga ngo rega buri abarokore nubwo bavuga ngo bariyiriza, atari ko kwiyiriza ni byiza, atari ko no mu bundi buryo biba ari uburyo bwo gufasha umubiri kongera kugira apeti y'ibiryo. None se ku buryo ushobora kwiyiriza iminsi 7 ari kugira ngo urugire apeti y'ibiryo? Uriya iminsi 7 wayatari uvuga ngo niyo minsi 7 kwiyiriza nka saa 6 nimugoroba wenda ukarya. Gutyo baravuga bati burya wongera kujya gufata ifunguro umubiri wamaje gukamuka ukeneye ifunguro neza. Ntago ariko kwiyiriza k'abarokore rero, uwo ni iyo regime cyangwa niyo ni siporo yavuga. Ariko akanabanenga ko kuriya kuntu abarokore biyiriza ngo siko kwiyiriza Bibiliya ivuga. Ibyo wenda tuzabivuga, bavuga ko kwiyiriza Bibiliya ivuga nuko ibyo wagombaga kurya ugomba kubihereza umukene, akabirya rya funguro wagombaga kurya. Batiko no kwiyiriza bivuga ko iyo wirije biha abakene. Wowe uriyirije kandi ibyo wagombaga kurya nawe wirije iminsi 7, ibyo kurya iminsi 7 bihereza bifashisha abandi bantu. Ariko kuko abakeneye kurya no gufashwa ubafasha utaniyirije, si ngombwa ngo we wiyirije ko niyo utiyirije urabafasha. Uko rero kwiyiriza akavuga ati ubwo kwiyiriza wabibitse mu kanya ukongera tujya kubiguguna, bati ibyo bintu ntabwo. Ese ko wirije ku minsi niba wirije burundu utazongera kurya. Wirije burundu Zebize uko kwiyiriza kwiza Bibiliya ivuga uzakutubwira, uzabanze gukora ubushakashatsi. Reka twebwe twikomereza ikiganiro cyacu. Ahubwo hari ukundi vuga kutari nuko none ariko komeza tuzabiga. Okay, byiza cyane. Kuko reka twikomereze, ukunda kunshinja ko ngo nkunda kuvanga amatopike. Uzana nk'icumi mu kiganiro kimwe. Ariko impamvu nuko mfite menshi, ufite byinshi, rero twavuga kubisemo n'indi kandi kuvanga topic rwose neza neza. Bigera bigonganira muri njye. Bira ni byiza se tubiganira. Ariko ubwo niba uzazimara zose zivuga simbizi. Okay, reka rero twikomereze. Aha mfite ikibazo gikomeye nshaka kugira ngo mubaze cyangwa unakiganirizo n'abadukurikiye. Nkunze kumva benshi bagira gutya bakambaza cyangwa se bakagira gutya, wabyita gute? Njye nkunda kubyita guterekera.
nubwo numvishe rimwe na rimwe hari igihe ukunda kubyanga. Wumvise abantu baterekera se? Abantu baterekera. Ndashaka kukubaza mu madini njye numva habaho uburyo bwo guterekera abazimu b'ahandi. Iyo mvuze guterekera abazimu b'ahandi kugira ngo wenda abadukurikiye bo gutakara, ni kwa kundi umuntu aba arimo gusenga ariko akavuga Imana, ariko yajya kuvuga Imana akavuga Imana y'abandi bantu bapfuye. Twese turabizi, nawe kandi urabyemera ko ba Dawidi bapfuye. Sinzi urabyemera ko Dawidi yapfuye? Ndabyemera, Bibiliya inyereka ko yapfuye. Aburahamu yarapfuye. Abo ba Enoke bo ngo bagiye no mu ijuru badapfuye, ntago mbizi, ibyo ni Bibiliya bivuga. Ariko nkumva abantu bavuga bati Imana ya Aburahamu, Imana ya Dawidi, Imana ya bla 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 bla, uzadukorera ibi n'ibi. Nkibaza nti aba bantu bari kuvuga ibi bintu barabizi ko bari guterekera abazimu b'ahandi. Abo ngabo bari kuvugwa si Abanyarwanda. None nkibaza ariko hano mu Rwanda nta Mana twebwe tugira mu Rwanda? Ese nta bandi bantu b'Abanyarwanda bakoze ibyiza cyangwa Imana yakoreye ibyiza buryo ushobora kuvuga uti wenda Mana yakwizera kubera wenda iby'Imana yagukoreye bikomeye, nkumva nabivuga muri ubwo buryo? Ibyo rero byo kuvuga ngo Mana ya Dawidi, Mana ya Aburahamu nibyo bita guterekera atari Abanyarwanda, ibyo nibyo ngiye nita guterekera. Yego. None kuki muhora muvuga amazina cyangwa se muhora mwibutsa abantu bapfuye nk'abo ba Dawidi na Aburahamu n'abandi? Kuki mudashobora kuvuga Abanyarwanda? Nuko bo nabahari ushobora kuvuga. Ahubwo wenda urimo urakibaza neza noneho kwishamba guterekera. Nina nakibaza neza umfashe kugira ngo urusheho kucyumva. Nta kibazo ko muri nawe tuba tuganira reka. Ari ibintu dukora nge nawe tuba twiganirira bisanzwe. Yego. Iyo twaganiye tukabisangiza abakunzi bacu. Nta kindi. Hanyuma guterekera ubusanzwe wumve n'ijambo no gutereka. None bikaba guterekera. Guterekera rero nibyo ushobora guhuza n'ijambo abazimu bigakunda. Ubwo bivuze ko atari uguterekera, ni uguterekera. Iyi nuko hajeho iyo gisa y'ubutinde, isaku. Ibyo tubyita isaku ry'ubutinde. Nta kibazo. Iyo gisase mu Gifaransa. Ibyo rero ubwo si uguterekera, ubwo ni uguterekera. Ahubwo mu Kinyarwanda byakaba ari uguterekera n'ubundi. Gufata ikintu se igikorwa cyakorwaga ntago cyakorwaga hatari ibyateguriwe abo barabwira. Ariko bivuze guterekera bahaterekwaga kibindi cy'inzoga cy'ikigage cy'ibyateguwe, nukubaterekera ngo baze ubabwire, cyangwa niyo batanaza ubabwire ko ari cyo baterekeye. Okay. Niyo nkomoko yabyo. Okay, urumva ari cyo baterekeye, abo ushaka kubwira, abo ushaka kwambaza cyangwa kugira kujya gusenga wenda babagara abakurambere, kuko Imana ntabwo iterekerwa. N'abantu bariho bazima ntibaterekerwa. Uwo muhango nyarwanda ukorwa rero habaga hari cyo nukubaterekera, ibyo wabateguye ukabitereka aho byagenewe, habaga aho byagenewe guterekwa. None wamara kubitunganya bihari, nawe ukaza nabo muri kumwe, hari n'amagambo mwabwiraga aho mugomba kubwira, bakora mvura kwegereza ni content kwayo. Okay, ubwo se utumye nibaza ibintu byinshi aho ngaho. Umugabo witwa Rutanga rw'amaboko ko nzi ko ibintu by'umuco w'Abanyarwanda abizi, njya numva avuga ko ari Imana ndemera ko abizi, ko nabindusha rwose nta nibyo nzi ko numva avuga guterekera atavuga guterekera. Nyine nanjye ariko nakubwiye inkomoko y'ijambo, ariko naryo ryagombye gukoreshwa none ryagiye bava bararikurura rero rigurika guterekera, ariko rigikoresho kwa rugutereka hari ibyo baterekeye. Kuko uwo muhango ntabwo wakorwaga hatari intango wateretse, hatari byateguwe, inyama, ibihingwa, ibiki biraho biteretse. Hanyuma uko kwitwa guterekera, ubwo bari byo noneho udufasha kugira ngo wenda mbere ko tuza kwinjira tubihuza nabo ngabo bahandi bapfuye, nagira ngo utabihuza na ba Dawidi n'abande, kuko bo ntibaterekera. Ahubwo wenda twe tubivuga dusa n'abari gusenga Imana ya, nta nubwo tuba dusadeje, twe tubikoresha tuvuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Dawidi, kuko Mana ya Yakobo, Mana ya Isaka, izo nyito washatse kuvugaho. Nibyo twebwe, kuko izo mvugo turazivuga koko, ariko nashatse ko tuganira twamaze guhunda ko abo bo badaterekera. Bo ntabwo baterekerwa, nta nubwo basengwa, ahubwo hasengwa ngo Imana yabo. Wowe uri bumbaza uti kuki hari ubasoje neza byo rwose neza, kuki musenga Imana yabo mwe ntayo mugira? Ngira ngo naho waruri. Yego, sibyo hari wenda kugira ngo byumvikane neza twabitwara muri ubwo buryo. Ndumva ari bwo buryo, kuko uburyo nashatse kubitekerezamo nuko ngewe nzi ko iyo uvuze umuntu kenshi
uwo muntu izina rye ntirishobora kuzima kandi yarapfuye. icyo nacyo turakiganiraho. Ubundi nta n'izina rikwiye kuzima ubundi. None nkavuga ngo ni gute amazina yacu twebwe nk'abanyarwanda azima nyamara mukayasimbuza ay'abahandi hantu mutanazi yagakomeza kuba muri mwe. Wowe Manuel n'abandi mu byumva gutyo birebesaba ko mwandika Bibiliya mugashyiramo amazina y'abanyarwanda, kuko Bibiliya dufite yandi tujya impaka njye nawe rya huriro ry'ibitabo twasanze abo turabyita guki abo bafashe isi nibo banditse, ni ukuvuga ngo bo baciye umuvuno mbere biremera biranafata, sibyo? Ubona ko nk'ubu ujya wumva mwebwe mwagize amashuri menshi uvuga ngo umunyabwenge kanaka ngo yavuze ibi n'ibi, ariko uyu munsi mujya muvuga ba Socrate, abantu ba Ronaldo w'umutaliyane baratandukanye, usanga uyu munsi hari abantu babarenze, ariko abo babarenze ntibari bandika ibitabo kubera ko batigeze bamenyekana. Nabo bazamenyekana mu myaka izaza wenda tudahari bitewe n'ibitabo bari kwandika n'amagambo bari kuvuga. Bashobora no kutamenyekana kugira ngo ngufashe, ariko buriya ni ukuvuga ngo propaganda y'abanyaburayi cyane cyane kugira ngo irusheho gukwira hose no muri Afurika, ni ukubera ko bagiye bagira uburyo bwo kubigeza kuri abo bantu, kera bo bagize abantu bakabimenya. No mu Rwanda tuya twumva abantu ba kera bavuze amagambo aruta yabo turi kuvuga, aba baciye imigani n'uyu munsi tugifite, ukumva ngo ijambo iri nirituruka kuri, kandi ugasanga nibyo ko abantu bavuga ngo genda Mpongo urashaje, ariko Mpongo yabayeho buriya ari umuturage utuye witwa Mpongo, mwe kumva ngo ijambo iri bavuga ibyo ba Ruganzu bagiye bavuga amagambo bitwaga ngo ba Nyirabiyoro bagiye bavuga, ariko ntibyagira amahirwe yo kugenda hakiri kare ngo bigende bigera nabo ba Magayane twumva. Noneho abo Magayane yagombye kuba avugwa muri Bibiliya, ariko muri Bibiliya impamvu bivuze se ngo mwandike indi wowe nabo impamvu bivuze nuko nka Magayane kubera ko ari umuhanuzi wavuze ibintu by'ibintu bizaba mu gihe kiri imbere, rero Bibiliya yaranditswe, kandi ababivuga uyu munsi muri Bibiliya nibo bitwa abahanuzi. Abagira gute? Abavuga ibizaba. Sibyo? Okay, nyamara ni nkavuze, ariko tukiri kuri ibyo reka nongere n'aka ngaka abantu bakamenye, kubera ko wenda turi muri ibi ngibi byo kuvuga ngo uwagutanze umushi cyangwa se uwamenyekanye wakoresha uburyo akamenyekana. Niyo mpamvu byose tubibona gutya. Iyo turebye kuva na kera mu mafilime y'Abanyamerika ngo n'Abavietnam, batwereka ko Amerika ngo yatsinze Abavietnam mu buryo bukomeye cyane bw'uruhenu. Tubireba mu mafilime ukuntu babarasa bakagira bati na za Somalia, ariko iyo ugiye mu mateka ya nyayo usanga atari ko bimeze, ahubwo nuko bari bafite uburyo bwo kubikwirakwiza, bwo gukina iyo filime. Bakina filime zirakwirakwira twese uyu munsi. Ubu wari gukina izi ntambara z'u Rwanda, bari abami bagenda bafata ibindi bihugu babyomeka ku Rwanda, akabona ko akina filime akaba yarakinye kera, ariko nanone akandi kantu abo badeditswe muri Bibiliya, ibyo tubona ubu byanditswe nuko bagiye bavugana n'Imana, bakabana n'Imana, tukabona ba Eliya n'ibindi, ariko abo turi kuvuga muri iyi minsi bose abo twavuze bacu ntabwo tubona uburyo bakoranaga n'Imana. Aho haba ikibazo rero, nta buryo. Ariko ibitabo ntunjijishe, menya ko hari ibitabo ndarikunda cyane, kuko kubera ko mvuga ko ndimo no kukubeshya, kuko mbona uhengamira cyane ku bintu by'amadini. Kandi hano mbashaka kuganiriza nk'umunyarwanda kugira ngo nyine tuganire nk'abanyarwanda, wenda nubwo wemera Imana izo z'abazungu nta kibazo. Ntabwo nemera Imana z'abazungu, nemera Imana y'ijuru n'isi, umuremyi wa byose, isumba byose, ituye ahari ngiyeho mu ijuru. Ni y'u Rwanda se nuvuga Imana y'abazungu, hari abazungu bafite basenga amafoto, uravuze ko nawe nyemera. Hari abazungu basenga inka, uretse bo bayizanye iyo Bibiliya. Kuzana Imana no kuzana Bibiliya biratandukanye. Bibiliya yaranditswe n'abantu barandika, nyine barayanditse. Buriya uzi ko ariko Imana yari ihari, Bibiliya itari yanditse. Uzi ko ukurikiye amateka ya Bibiliya, aba bantu bayizanye bavuga ko banayanditse bakayiterateranya, uzi ko atari bo bantu babanje kuyibona bwa mbere. Kera uremera ko twamaze kuvuga ya content watangiye, urebye ko twamaze kuyivaho? Ntabwo twari twayivaho, tuyigaruke rero ariyo tuvugaho. Oya, turacyayiriho. Ikiganiro cyacu kiba ari cyiza. Reka noneho ntacyo, reka kuzana Bibiliya no kuzana Imana birata. Abazungu kuri we bazanye Bibiliya n'abayanditswemo aribo ba Dawidi abo turimo kuvugaho, nibo nyine turi kuganira aka. Bibiliya itari yandikwa, Imana yari ihari. Abazungu batari bagira ibyo bavuga namba, Imana yari ihari, kuko handitse ngo mbere na mbere Imana, ariko abantu ntibari bazi ibyayo. Ariko yaje gukora ku buryo bayimenye, yaje kwigaragaza ku buryo n'abazungu rero ariko batarayimenya. Ibyo ni impamvu z'Imana, nta munyarwanda wabihora
kuba aribo yaba yarigaragarije nk'uko bivuga. Hari n'abavuga ko abo bavuye bwa mbere baba barabirabura, sinavuga ngo Adamu na Eva bashobora kuba barabirabura, avuga ngo Yesu yaramwirabura, avuga ngo nabo Bisirayeli ngo barabirabura, byose ni bitamo kubera ubucakura bwabo. Ni ubucakura bwabo bwatumye. Twiganire rero kuvuga ngo kuki dusenga tuvuga imana z'abandi bana. Yego, izo mana yaba Dawidi ngo ya Aburahamu ya Enoki iki n'ibiki, kubera iki mukunda gukoresha ubwo buryo nk'aho mu Rwanda cyangwa nta banyarwanda nabo mushobora kuvuga mu mazina y'abo bantu? Igitabo cy'abami ba mbere, igitabo cya mbere cy'abami ibice 18:36 havuga inkuru za Eliya ndende, ariko umurongo umuvuga ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, aha hantu humve Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli, uyu munsi imenyekane ko ari Imana mu Bisirayeli, kandi ko ndi umugaragu wawe nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Kandi handi ya nkuru ya Eliya nzi neza ko ushobora kuba uyizi, we n'abahanuzi ba Bayali bari ku musozi Karumeli, abahanuzi ba Bayali basezeranye ko bari bubigenzi bati turi Imana nyamana. Hanyuma Eliya rero abahanuzi ba Bayali nyuma yo kwikebagura, nyuma yo gusakuza, nyuma yo guhamagara Bayali ntiyitabe, Eliya yaje gusenga akoresheje aya magambo. Ayahe rero aya dusomye naya gusa yavuze yonyine ngo uyu munsi bimenyekane mu Bisirayeli ko n'umugaragu wawe, kandi nkaba nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Akirangiza aya magambo ngo umuriro wamanutse utwika igitambo, utwika amabuye, utwika umukungugu, utwika amazi. Niwo muriro watwitse amazi wonyine kuva imiriro yabaho na n'uyu munsi, niwo muriro watwitse amazi. Reka da bitewe ni na uzanyire kandi amazi yahiye. Ibi ayo ngo bari basutse yose ngo igicaniro kirarengerwa. Amazi yahiye se amashyuza ntago simamo na togota. Ndavuga amazi yahiye akaba umuriro. None barajya no mu isafuriya yarashya ni kuri buvuge. Wowe ubize gushya kwa amazi. Ndavuga ngiye gushya akabivu. Okay, amazi akagurumana akabivu. Reka da ibyo byabaye hose. Hano hahiye igitambo, hashya inkwi, hashya amabuye, yego, hashya ubutaka, hashya amazi. Wabyumvise? Nabyumvishe. Bitwitswe n'iki? N'isengesho rivuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uyu munsi menyekane. Aburahamu ubundi n'uyu munsi yitwa sekuruza w'abizera. Bya bindi wavuze niwe Imana yavuganye nawe igira ngo izareme igihugu cya Isirayeli, byahereye kuri we. Uko yaramubwiye ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka, cyari iki cya Isirayeli ariko kititwa Isirayeli, ngo byahuriye abakarudaya. Aho niho yari atuye, niho yavuye. Uri mu bakiride ni muri Iraq. Aburahamu nawe yari umukiride nawe, yari umukarudaya. Ahubwo Imana kugira ngo izakore iyo jaride yayo yitwa Isirayeli, yabihereye kuri uyu nguyu, imubwira ngo haguruka ujye mu gihugu nzakwereka. Uyu ni urumva rero, iyo tuvuze ngo Mana ya Aburahamu, ntabwo tuba turi kuvuga Aburahamu wapfuye cyangwa umuzima nk'uko wavuze, cyangwa kandi yarapfuye ke tudafite Imana. Ahubwo tuba tuvuze ngo ya yindi yavuganye nawe, ya yindi isezeranye ibintu kandi ikabisohoza, ya yindi irinda ibyo yavuze. Iyo tuvuze ngo Mana ya Aburahamu, tuba tuvuze imwe yavuganye nawe imubwira ngo va muri Uriya bakavuga. Yego, ariko tuba tuvuze. Yego, ariko uko guhora muvuga Aburahamu nibyo ndi kukubwira. Niyo mpamvu nabyise ko ari ukubaterekera, guterekera abazimu bawe. Terekera twese ngo twarivuyo. Ubwo kuvuga rero ni ukumuterekera. Ubwo kuvuga umuntu w'abazimu bahandi, uzaba ko n'uyu munsi twasenga abazimu bacu ni kuri buvuge ko twasenga abazimu, kandi dusenga abazimu, dusenga Imana ye n'ijuru neza. Ntaho duhuriye n'abazimu, baba beza baba babi, baba Bisirayeli baba babirigi baba bahe, ntaho duhuriye no gusenga abazimu. Dusenga Imana. None mwebwe nta banyarwanda na bamwe muzi mushobora kuvuga muti barahari Mana ya runaka? Icyo turi bukigereho kambanze mve kuri iki impamvu ya ba Dawidi na ba Yakobo n'abandi. Ayo mazina yose afite ibintu avuze imbere y'Imana, kandi ibyo bintu kenshi bikunze kuba ari bimwe. Kandi noneho kidugira nangaza nuko n'aba bantu bamwe muri bose wenda si bose, Bibiliya igaragaza ko bagiye bakora amabi. Ya mabi bakoze, amabakorwa n'abantu, nawe hari amabukora nanjye n'undi, ariko njye ntabwo wese akora ibi ni byiza. Kandi nyuma n'uzaba utakiriho ntabwo uzi ko abantu bazakuvuga. Wamenye bazakuvuga gute se?
ukuzi ko cyane cyane tuvuga umuntu ari uko atakiriho kenshi na kenshi ntabwo uzi bizakurikira kuko Aburahamu ntawe yabwiye ngo muzajye musenga ngo Mana yanjye, Yakobo ntawe yabibwiye, uyu Eliya noneho dusomyaho Eliya wikwiriye gukundana twebwe hano mu Rwanda hagati ya Eliya nawe ntagomba kubakundana, hari ibinyejana none se mwebwe mubavuga uko Eliya na Aburahamu kandi muri abantu b'abasaza, Eliya na Aburahamu reba umva umusaza hano ubwo Eliya wita ishuri yarambuye amaboko ku musozi Karumeli aravuga ngo Mana ya Aburahamu, burya nta ikibazo w'ibikunda n'izina Aburahamu umva igisobanuro yaravuze ngo Mana yavuganye na Aburahamu ibyo umubwiye bikarangira ubikoze ugasoza amasezerano, ukavugana na Isaka umuhungu we ukamuvugaho akiri mu nda ibyo uvuze bigasohora, ukavugana na Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu nawe wamuvuzeho akiri mu nda ubana nawe Imana y'amasezerano ibyo uvuze urabisohoza, nyemerera ukore n'ibi ngibi. Burya nicyo yaravuze, ntabwo kwari guterekera cyangwa kwibanda ku mazina y'abantu. Icyo akora mu gusoza hano ushobora kuza kwemeranya nawe, hari akantu gato turi bushobora kwemeranyaho nushaka n'ubundi si kuvuga ngo ni akantu gato, ni ikintu kinini, icyaba kinini cyaba gito, ngo gusa ko hari aho turi buze kwemeranya hatoya. Wowe itangiriro ryabyo niryo uri kwica ariko uri kubisoza neza. Kuba hari abantu Imana yakoreye, niba wabyumvishije nabyumvise nashatse kuvuga, kuba hari abantu Imana yakoreye imirimo tubona dukwivuga ngo Mana yakoze na biriya, icyo ndacyemera ko cyari gikwiriye. Nkanjye ubwanjye njyewe Imana yanjye kwizera nabonye ikora ibyo nziranyeho nayo, si ngombwa kuvuga ngo Mana ya naka na naka na naka, ko hari Imana yanjye nabonye yego ikora ibintu ndabibona, kandi buri wese reka sinovuga ngo nawe buri wese bitakorwa n'aba rwose kuba nawe ubwawe ubaye uzi ko hari ibintu Imana yankoreye birahari Mana yakoreye kwizera biriya, kuko n'ukwizera ko yabinkoreye yagutabara kandi ukaba bizi ko ari imwe kuko umuntu adafitiye n'undi. Ariko gato gusa tukivuga kuri aya mazina tuba tuvuga ntabwo ari uguterekera abazimu bahandi, ahubwo gusa abazima n'inshinga abazima urumva ni ibintu bibiri. Iyo bavuze ngo abazimu na abazima urumva abazima n'abo bantu mugira abazima kandi barapfuye bagahora muri mwebwe. Dore icyo tuvugira rero nongera ngisubiremo rimwe, iyo tuvuze ngo Mana ya Aburahamu, kuko Aburahamu nta Mana ye yigeze, iyo ubundi kuvuga ngo Mana ya naka ushatse kuvuga ko ari iye yifitiye ye wenyine haratuye, nicyo ushatse kuvuga, nicyo urebye ikindi ko byasobanura, sibyo tuba tuvuze ngo ya Mana yavuganye nawe cyagiye. Ese bene mubivugira iki? Mwagiye muvuga muti Mana yanjye, ntabwo bihari. Simase kukikubwira, simase kukikubwira, nundi nawe akavuga ati Mana yanjye. Hari babiri rusange, ibyo n'ubucakara bw'ubwonko. Ubucakara ni ubwonko bw'imitekerereze, ni ukuvuga ngo ubucakara mu mitekerereze. Ufite ibyo buriya nawe hari ibyo bari umucakara muri iyi si ntibibura, ariko twe ntabwo turi abacakara uwo ari we wese. Nshobora nko kuba umucakara w'amazi, ntabwo turi abacakara b'amazi yo kunywa, kuko ngewe kuko Imana ntigira abacakara, ntabwo turi abacakara b'Imana, turi abantu b'Imana, turi ubwoko bw'Imana, turi abana b'Imana. Ariko icyo nakubwiraga ni mbese izina Aburahamu rivuze iki mu iyobokamana? Hatitawe ngo yakoze ibi n'ibi. Izina Isaka ubwo ugiye kumbwira ngo ni sekuruza, nibyo tuba tuvuga rero. Izina Yakobo sekuruza abizera nakikwiye na mbere, izina Yakobo rivuze iki mu iyobokamana? Izina Dawidi tuvuze kuri ya mazina, izina Sokarate nta kintu bivuze mu iyobokamana, izina Ronaldovich, izina Magayane, izina Nyirabiyo nta kintu ayo mazina avuze mu iyobokamana. Aho aramfashije. Ariko hari amazina afite icyo avuze mu iyobokamana, afite ari sembole y'ibintu ahagarariye. Ntabwo rero tuba tuvuga sembole nyirizina, tuba tuvuga ibyo sembole isemboliza, ibyo isobanura, sibyo? Uzi ko hari ikiganiro twize gukora tukavamo ibintu bibera n'amategeko y'umuhanda. Icyapa usanze ku muhanda gifite agafureshe karebaho, ntabwo ikibazo ari icyo cyapa, ahubwo wita kuri ako gafureshe nicyo gasobanuye. Amazina Aburahamu rero atumereye nk'ibyapa mu iyobokamana, afite ibyo atuyobora. Ariko nubwo bibabereye nk'ibyapa, ibyo uko mugenda mukura mubiraga abana banyu, n'ibindi biragano ahagarariye abana abo bazimu bahandi, iyo bazimu nukomeza kuvuga abazimu ntabwo ndagusubira, muba murimo gutuma bakomeza kubaho mu buzima bwanyu kandi barapfa. Uheraho wita abantu abazimu, ubundi wanzura ute ko abantu ari abazimu? N'abazima nuko bapfuye ariko bagahora ariko bakaba ari bazima muri mwe. Uwapfuye wese wari umuzima, none nuvuga ngo ukura hese ubivanayo uwapfuye, ariko wowe ntabwo uri kumva iyo bavuze ngo umuzimu
wowe uri mu kinyarwanda cyo mu ishuri twiga ni muri nijyo uri kukubwira tujye muri logique rero cyangwa muri physique cyangwa wowe uhera he wita umuntu niba yarapfuye ibindi umuvugaho n'ibiki kuba rero tuvuga Imana yakomeza kubaho muri mwebwe tuvuga Imana ntabwo uri kubyira kuvuga none se nta yandi mazina tuvuga tutari gusenga. Dawidi banza wumve Dawidi akomeza kuba muzima muri wowe ntabwo aba muzima kubera ko aba muzima Imana ye yabanye nawe niyo ndi kuvuga iki agaciro muri njye n'Imana ya Dawidi. None se uguhora umuvuga mu kanwa kwawe urumva yakwibagirana hari umuntu wawe mwene wawe yasubiza uretse bansubiza uguhora ikibazo uguhora sokuru ariho inde sokuru amazina ye ntuyazi ntabwo ujya wavuga niba kubasa ngo yitwaga ni mu byangombwa ari ngombwa ntuyavuga buriya uziko ndamutse nanayavuze mu madini yanyu uziko mutokesha wese nakubwiye amazina afite icyo avuze mu iyobokamana ni mutokesha se twavuga ngo gutokesha n'ikindi kinyarwanda nyamara nagakwiye kuba ahubwo none se nagakwiye kuba mubivuga andika amazina muri Bibiliya rero andika Bibiliya uyashyiremo ariko kubera iki niba ushaka ko tuyavuga n'abandi yose twavuze andika Bibiliya twebwe Bibiliya dufite iyo Bibiliya rero niyo mpamvu nayemera nk'ijambo ry'Imana ntayo wemera nyine kubera ko impamvu nayemera nk'ijambo ry'Imana n'ibyo bintu byabo byose uri ngo nibishyire muri nawe twarabiganiriye nyine kugira ngo tuyavuge urarivuga se urivanye ese ubundi kuki bikorwa kujya muri Bibiliya byagiye mu kindi gitabo Bibiliya nicyo gitabo uzakita nta bindi bitabo se bihari uzakita ngo iki Bibiliya nayo ni igitabo ng'ibyo ariko yitwa Bibiliya nicyo cyitwa Bibiliya yera cyonyine Bibiliya urakirana ntugishobora uratera Bibiliya si Ikinyarwanda please Bibiliya ntabwo ari Ikinyarwanda Bibiliya ni uruheru byaturutse ku ijambo ryitwa Bibiliya ntabwo ryaturutse Bibiliya ijambo Bibiliya ni uruheru rurimi kuko mu Kigereki ni Biblos nyine ariko ni igitirano ariko ntabwo ni Bibiliya Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo la Sainte Bible Holy Bible ngaho da Biblos si indimi zose Bibiliya Ikinyarwanda yera intagatifu ibiki n'ibiki hari igitabo kiri hano hanze kihari cyitwa Bibiliya mu Kinyarwanda mu Gifaransa cyitwa Bible icyo reka tukireka hanyuma rero amazina nakubwiye ngo hari amazina afite icyo atumariye mu iyobokamana abantu bakumva irya sokuru rya data rero ntacyo atumariye mu iyobokamana afite ikintu abamariye mu iyobokamana ntacyo hanyuma ibyo bintu atagize ate mu iyobokamana ibyo abamariye mu iyobokamana kubera iki n'umwana wanyu utari wamenya ibyo by'iyobokamana kuki mukomeza kumubwira ngo arushaho kwizera iyo Mana yakoze ibyo nyine ariko yakwizeye iyawe iyo atakwizeye aho turi buhagire wowe nta byawe ntabwo hari nawe aho nakubwiye ko hari kandi ntahakana aribyo tujyaho rero tuve no kuri ibyo ngibyo by'abazimu bandi abazimu urabavana abazimu bandi tubareke ubu n'ufuza wabaye umuzimu mbese Manuel n'ufuza wabaye umuzimu oya nimfa abapfuye ari ntabwo nzaba mbaye umuzimu ahubwo nimfa mukazajya mumvuga nzaba mbaye umuzimu umuzima nzaba mbaye umuzima muri mwebwe mu mitima yanyu ubwo utemera Bibiliya nunapfuza umuzimu ubure kwemera Bibiliya n'ijambo ry'Imana ukanakizwa utazaba umuzimu ijambo ry'Imana ryo ni ikindi uryemere uryizere hari umunsi nzagusengera reka iriya rishobora kuba ijambo ry'Imana nagusengera kuri kamera iyo umbwira ngo ijambo ry'Imana hariho ijambo ryandikiwe harimo ijambo ry'Imana harimo ibyarikiwe Abaheburayo igitabo cyitwa Biblos uretse se iyo harimo ibyarikiwe Timoteyo harimo imyitero n'ibiki ukajya kubwira ngo ijambo ijambo ry'Imana ubwo byahurira abami burabemera kuko u Rwanda rwagize abami abami burabemera wenda kuko u Rwanda rwagize none se Bibiliya ntibivuga iravuga abami gusa mwebwe mwumva abami b'abandi ariko abami banyu ntimushaka kubikoza wewe Manuel rero ariko tekereza nawe reka nkwereke reba umuntu ungana nkawe imyaka ufite ugasanga uzi amateka y'aba Dawidi n'amateka y'abandi bantu ariko y'iwanyu ntabwo uyazi n'ay'iwacu ndayazi n'ay'abantu baho ndayazi ariko ikibazo nagize tuvuge ko uyazi muri Bibiliya tuvuge ko uyazi ariko hari abasaza bakuru banakuru bakuriye muri ibyo bintu gusa no muri Isiraheli harimo abisiraheli batayazi yabo batanayitaye ibyo ni ibisanzwe ku bantu bose mu Rwanda batayitaho nuko bamenye ko amateka abeshya kubera ko bo niho bavukiye barabizi ko abeshya rero donc muri Isiraheli hari abayize wowe uvuga ko abeshya ntabwo abeshya ahubwo ntabwo hari abantu kuki batayemera kandi araya urugero naguhaga ntabwo yasubiza ngo baraya kuki batayemera kandi araya uzabibabaze bafite impamvu yo batayemera nakubwiraga ko mu Rwanda ko twajya tuganira nakubwiraga ngo no mu Rwanda aho abagore tuganire ku bya Ruganzu Ndori uvuga ati ibyo ntabigire
imana wavuga ngo kuki ahubwo ni impamvu ze avuga uti tugane ukuntu rwabugiri yaguye u Rwanda ati ibyo ntabyo nkeneye kumenya u Rwanda rurimo ndaruzi ibyo bintu bambwira n'ibiki kuri we ntabyo ashaka kumenya ashaka kwimenyera gusa ukuntu Dawidi yarwanye na Goliath akayoyana yarwanye n'intare n'idubu akabyumva akabimenya uwo muntu n'uburenganzira bwe nawe uwo nawe n'uburenganzira bwe ntabwo yumata ku ngufu iby'iwabo ndashaka kubimenya weya uwo muntu byaba ari uburenganzira bwe ibyo yisomera mu gitabo ngo Dawidi ngo yakase umutwe ajya nabonye ngo ngo wa Goliath baze reba ngo temutwe wa Goliath ngo arawutembera ngo genda ngo arega niba hari undi wakoze nk'ibyo cyangwa n'ibirenze ntabwo byanditswe muri Bibiliya ngo n'imvumba ngo amabuye ngo barakaragagaraga bivuga tukabifiringa kuko byo byanditswe muri Bibiliya ariko ibindi byanditse mu bindi bitabo ibintu byitwa uburetwa akakomedi nabonye ariko ubwo nagaciye ubukoro nibwo bwonko ni ikintu gikomeye cyane ngo wabajije umuntu waje kubwiriza umuntu mu rugo ngo ati Yesu uramuzi ati Yesu atibaza umuturanyi we hirya no maze igihe kinini hano agiye sindiramenya abantu akomeza ubaze hirya niba amaze iminsi muri iyi karitsiye ati ntimukiye vuba sindiramenya abantu hari uwajya kubwira amateka ya Ruganza ati ibyo ntabyo ushaka kumenya ubukore nibwo bwonko ni ikintu gikomeye ati umwami w'u Rwanda warwaye amakaburoni ati uzamwimenyere nawe ariko wamubwira umwami Salomo ati mbwira uwo nguwo wavuganye n'Imana ari Gibeyoni arashaka kumenya nibyo ni uburenganzira ariko ikindi kandi va muvandimwe no nkubwira gusenga Imana yanjye ndabyemera nibyo pe kumenya ko umuturanyi wanjye yakora ibitangazimo n'Imana nkabona Imana ya kanaka ariko nabwo n'amadini burashimisha cyane izabibaye Imana y'u Rwanda ate Imana y'u Rwanda n'ubundi Imana y'u Rwanda n'iy'u Rwanda iyo izwi na rutanga rw'amaboko we aranayisenga ariko iyo bavuze isi yose n'u Rwanda ruba rurimo nuko mugiye twe dusenga iy'isi yose nyine ariko ajya kumva ngo Imana ya Isirayeli mwajye mu dusenga iy'isi yose kuki muvuga ngo Imana ya Isirayeli ntabwo ari Isirayeli ntabwo tuvuga Isirayeli nk'igihugu Isirayeli Yakobo uko mwayivuga kose Isirayeli nk'izina papa ntabwo tuvuga Isirayeli nk'igihugu ngo mutavuga Imana y'Abanyarwanda kandi tusenga yaremye isi n'ijuru yaremye isi n'ijuru niyo yaremye n'u Rwanda Abanyarwanda nabo barimo hanyuma iyo dusenga Imana yaremye isi n'ijuru hanyuma mukikorera impapuro muzijyana mu gihugu cya Isirayeli twarabiganiriye kubera ko ibyo by'urukuta rw'amaganya ntabwo ubwo se uko mwamuyemera yewe umva mbese so nibyo twaganiriye ariko nuko mwamuyemera njye kwizera uri kuri kamera hano nabwiye ko nta cyifuzo nzajyana muri Isirayeli kuko urukuta gusenga Imana ni ukwizera kubana n'Imana ni ukwizera hano twahari mu rukuta rw'amaganya tukaganyira Imana yacu kandi kumva aho tugenda hose urukuta nta singombwa ngo bijyane ubwo muri Isirayeli Apotre Rubayo mujye mujyayo kwandi Apotre Rwanda mu uwo warwubatse akaruhashyira nabyo ntabwo ari byo keretse gusenga Imana ni ukwizera amaganya ari mu mutima wanjye iyo ngiyo ariko naho rurahari kandi nakuye ko ntabyemera nyine ngiye kugiteye ko ntabyemera okay dukomeze ubwo niba utarwemera reka twemere kujya avuga ngo njyanye icyifuzo ntabwo mbyemera aho ndi hano hari indirimbo ivuga ngo ntitwibagirwe ko tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data aho tujya hose gusenga kwacu kugera ku Mana Data ako buriya ikintu gituma ntemera imana z'amadini ntuzemera imana z'amadini ndakubwira uzemera Imana yaremye isi n'ijuru se w'umwami wacu Yesu Kristo oya iyo Imana Data ituharengeho mu ijuru aba ari uzemera Imana nk'umuremyi iyo ngiyo ndayemera ariko imana z'amadini amadini agira Imana ako kantu ntabwo nari nkazi hari amadini agira Imana za zindi zabo bavuga ngo zimwe zabo birirwa bigisha abantu ngo Imana izakurimbura wowe Imana izaguhora gukena ngo wakwasiko nizo z'amadini se uvuga iyi nizo nyine z'amadini se no kuvuga ngo bagirirwa bakagisha abantu babaye bikange kubera ko bazi ko Imana izabarimbura wakibaza iyo Mana basoma muri Bibiliya ngo igira urukundo Imana y'urukundo ni Imana yego y'inyaneza ni Imana rero Manuel bigirite ariko wabona imana z'amadini uburyo birirwa abanyamadini bangisha Imana abantu bagiriye inama yo kwemera Imana yaremye ijuru n'isi bakwizera burya bakwizera burya baragose yabwiye ko ntari umunyamadini sindi umunyamadini sindi umunyamadini bazaguca ujye ukomeza bakana idini simpagarariye idini simvugira idini cyangwa itorero kuko biziko n'itorero utaryemera byose yaba idini yaba itorero ntacyo mpagarariye nta kintu bakuvuga nta kinkoresha urumva nge nkorera Imana yampamagaye ikampa umurimo niyo mbana yaremye isi n'ijuru se w'umwami Yesu Kristo yatanze Kristo ngo dupfire ku musaraba iyo niyo nizeye ako kantu mba ngwaye peace nisanga ari yawe nzajya mvuga ko ari niya Manuel ako mba ngwaye peace
nuko pisi ngo ngira mwari mutaze kuko navumbuye rero ko yabanaga na Aburahamu. Si cyo turavuga ni Imana yabanye na Aburahamu, ni Imana yabanye na Dawidi. Imana y'amadini rwose ntuzayikurikire nta kizakumarira, uzasenga Imana nyinshi. Ariko nanjye nawe tuyihuje uze dufatanye tuyisengere hamwe. Oya, izo z'amadini reka tuzireke wa mugari aho ngaho, ndakwemeye. Noneho rero reka durebe cyangwa se duse nkaho dushaka turebera aho dukwasoreza, kubera ko ndabona dusigaranye iminota mikeya. Ndagira ngo noneho twisubirire nyirizina kuri kandi ko wambwira guti ndaza kuza kukubwira noneho akora vango turahuriraho nakanyine ko kuvuga ko Mana yanjye byemewe ko nanjye ngo Mana yanjye nibyo ndabyemera rwose. Si ngombwa ko natinda kuyaburaho na Isaka na Yakobo na Dawidi rwose, kuba navuga ngo ako turi bukemeranyeho rwose, kuba n'abana banjye bati Mana ya data, kuko bazi ibyo yankoreye. Yego, abana banjye bazi ibyo Imana yankoreye, barabizi bati Mana, baranabivuga cyane bivuga rwose, Mana yabaye mama ajya tubwira, Mana yabaye yakoreye mama ibi n'ibi n'abanyina batariho, ya yindi yahaye papa amafaranga akatugurira ibi n'ibi n'ibi. Nzi n'abana mu Mutara hafi mu Miyove, nyina yararembye sivuga amazina, bajya ahantu ngo nyina ngo yari yaratanze amafaranga mu rusengero ngo bubake inkingi, bari kwa ku rusengero ngo barubatse, ngo baragenda barayegamira bati Mana yafashije mama akubaka iyi nkingi. Urumva hari Yakobo bavuze, hari Isaka, baragiye mu rusengero barayego bati Mana uremeye mama arapfuye, waramufashije mu amafaranga, ari umupfakazi aturera wenyine, ubwo bati Mana ya mama, Mana yatumye mama aturera wenyine, Mana yatumye mama yubaka iyi nkingi, iyi twegamiye ni mama wayishyize aha, haguruka dukirize mama. Imana ikiza nyina, kandi nyina ngo yari ku munota wo gupfa bitewe n'urwaye yari afite. Birashoboka, nibyo rwose dukwiriye kwizera ko natwe twavuga ngo Mana yacu, niba umuntu dusengana nzi Imana amutabaye, iyo Mana navuga ngo Mana yatabaye kanaka, ibyo birashoboye, nta nubibuza, nta nubirwanya, nta nutabishyize. Ntabwo navuze ngo turi bwemeranye, ibyo ndabyemera rwose. Mana yanjye njye njya senga nkanavuga ngo Mana nabonye ahana, nkanahavuga nkamera nk'uri kuyibutsa, Mana yankoreye bya bindi cyagiye, yego Mana yankoreye bya bindi nkamera nk'ubi. Ibyo rwose aho ngaho ni sawa cyane, ibyo nibyo. Ariko twatera amabuye cyangwa ngo tunenge, ariko n'ibintu byo rega nabyo ni urugendo muvandimwe, ni urugendo kugira umuntu yigira imbere kugira ngo nanjye bingikizwa. Nari nzi ko bishoboka, nari nzi ko ntavuze iya Dawidi naba nakoze icyaha, nari ko ntavuze iya Aburahamu naba nakiraniwe. Nabyo ni urugendo, hari nabo uzasanga wenda bakiri no mu bwana. Ibyo ni ukumira, ibyo ngibyo nibyo twita kumira ibintu bunguri. Ibyo ni imvugo yawe, njye kubwiye ko kubana n'Imana no gusenga ni urugendo, ntabwo uvumuka mu gitondo ngo ubimenye. Urana ibi ngibi wateye umugongo, hari igihe uzigira imbere ugasanga ari bizima, ukongera ukabihindura ibiki. Mpamvu ngusengera cyane. Mojeje hagati mu ntozi ubwire Imana yanjye, mojeje hagati mu ntozi. Imana y'amadini yo sinzongera, iyo nakubujije kuyisenga, iyo nakubujije Imana y'amadini, ayo madini agira Imana yayo nayo yisubireho, amenye Imana ye mu ijuru n'isi. Nashaka ahubwo tafazari yavuga iya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, ariko Imana y'amadini yo yewe. Hari ahantu Pawulo yabwiye abantu, nebuza Pawulo mbese yajya muri bwa detail bwawe kujyana, Pawulo turimo turasoza, yavuze ngo natemberaga ngo nabonye igicaniro mwanditseho ngo icyo Imana itamenywa, ngo nuko iyo musenga mutayizi. Yongera ngo mbabwire, yego haleluya, iyo musenga iyo abantu basengaga batayizi, niyo nje kubabwira ati iyo mutari ko mwanditse. Hari abantu iyo muhora mukangisha abantu ngo izabarimbura nkaho itagira urukundo. Arega nayo yivugiye ko irimbura, rega igira urukundo, ariko urwanze urwakire nayo yivugiye ko ibikora. Iyo muvuga ko muhora muvuga ko niba ukoze icyaha kimwe ngo uzarimbuka, ibyo umuntu ntago azarimbuka kubera umubare w'ibyaha. Wari uzi ko bariya bantu bahora bavuga bariya bazabatangayo, ugiye guca imanza Imana ikubabarira. Umva nkubwire, kubera imbabazi z'Imana umuntu ntabwo azarimbuka kubera ubwinshi. Ibyaha ntabwo bigira umubare, ntabwo umuntu azarimbuka kubera ubwinshi bw'ibyaha yakoze. Uzasanga avuga atyo ngo kimwe cyangwa bibiri azaba abeshya, ariko ubundi azaba ubwo kurimbuka azaba arimburwa n'iki? Azaba arimburwa nuko atakira imbabazi Yesu yatanze. Oya, nta muntu wakanga kwakira imbabazi, barahari kwakira imbabazi, barahari. Kandi Yesu ngo yabaye igitambo rimwe cy'iteka ryose. Hanyuma si ibyo, hahirwa uwizera ibyo. Hahirwa uwizeye Yesu akizera ko yabaye igitambo, akizera ko yapfuye urupfu kugira ngo ruducungure. Hahirwa uwizeye. Ese ubundi reka nkubaze dusoza kuri kano kantu, wemera ko Yesu ibyaha byose yabibambiwe? Ibyaha byose ni ukuvuga iki ubwo? Ibyo byose bibaho bibaho,
yagiye ku musaraba muri rya torero bita ngo abanyabuntu rero niko yapfiriye abanyabyaha bose. none se ubwo rero byasaba ko tuganira icyaha n'iki gikorwa gute gikorwa nde, ibyo tuzabiganiraho ikiganiro cyangwa content yacyo tuzabiganiraho. uzagarukiye kibaza ngo Yesu yapfiriye ibyaha byose ari cyo uzaza ubu mbese ibyaha urakora mu kanya yarabipfiriye cyane byose cyangwa ufite ingorane mwana byose ni ukuvuga ngo imbabazi ibyaha uzakoresha Yesu yarabipfiriye, imbabazi ze zituriho. uzwo Pawulo yandikiye abaroma yaravuze ngo none se n'abaroma ni dukomeze gukora ibyaha ngo umuntu busage, aravuga ngo ntibikabeho ntibikabeho. Ibyo bisobanura ibindi tuzabireba. Reka ahangaha duse nk'abanzura dusoza kuko ndabona igihe twari twihaye ndabona kigeze. Reka twanzure tuvuga ko atari byo ko abantu bakomeza gusenga imana z'abanyamahanga cyangwa se umwanzuro natanze ngewe njye nasobanuye icyo ayo mazina tuvuga atumariye mu iyobokamana. mvuga ko tutadusenga ayo mazina, tutadusenga imana yabanye nabo, imana isezeranye igasohoza, imana y'abizera rero gusenga ku mazina y'abo bantu mu iyobokamana bireme. Emmanuel ntabayobye ibintu biremeye gusenga gutyo, ariko nasoje mvuga ko binakwiriye ko wanavuga uti imana yanjye niba uyifite uyizeye ni imana yawe, ujye usenga uti imana yanjye, wavuga uti n'imana ya data yamukoreye ibi cyangwa niba uzi ko cyangwa niba utemera ko ari ibyo yagukoreye ubwo ntukajye uyisenga, ubwo azakomeza yizera ibyo yakoreye abandi ariko ntawe uriho atari cyo imana yamukoreye. uwo rero niba ari cyo yagukoreye ujye uvuga uti imana yanjye. ariko Manuel ntababwire ngo nugusenga ngo abazimu uterekera abazimu bahandi. Reka dusoze ngushimira kubw'icyo kiganiro cyiza tugiranye, ubwo bazajye muri commentaire batwandikire. kandi tuba twifuza ko tugomba kuganira tutaseserezanya cyangwa ngo umuntu atwandikire ibintu asesereza agira ate, kuko buri muntu wese aba akwiriye kumva akagira icyo akuramo, yaba icyo yemera n'icyo atemera, icyo atemera akakiburira, icyo yemera kandi icyo bakimwigisha kikamwigisha, ikimuhugura kikamuhugura, akacyakira kikamugirira umumaro. icyo muze ndashaka kureba abantu benshi hano bazanyandikire barimo bampugura cyangwa ari njye babwira, twese nta kibazo, byose biremewe. kandi ku matero twazibonye turagaruka tukazivugaho, n'abatoje tukabasubiza, ntabwo tuzanga rwose, turazikunda cyane. reka ngushimire rero. nanjye ndagushimiye, komeza ugubwe neza, imana ibane nawe n'abawe. kandi ibyiza byose rwose ndagusaba kugira ngo imana ikomeze ibiguhunda. urakoze cyane rwose, usengeye neza. umunsi mwiza rero nawe. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira Icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi.